TV3. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، turi ku munsi mwiza w'umunsi mukuru w'Eid, turi kumwe na Sheikh. Mbere na mbere Sheikh aramanza twibwire. Naam, barakallahu fikum Sheikh. Naam, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku mazina nitwa Sheikh Kubimana Muhammad. Ndunge mu Sheikh Muhammad Hussein. Mugwenda kesho nze kubona hari ariko Naam, alhamdulillah Sheikh twibwiye ubwo mashallah Allah komeza yamuhifazi. Naam, ahangaha rero nkuko mubibona turi kumwe na Sheikh, turashaka kumubaza ibibazo bitandukanye kuri uyu munsi w'Eid. Mbere na mbere kwanza Sheikh, uyu munsi w'Eid mu Buislamu ufite uwuhe mwanya, ufite akahe gaciro? Yani ubwira abayisilamu dusangize uyu munsi w'Eid ni umunsi umeze gute mu Buislamu? Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nyuma gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira mu bishari wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nkuko benshi mu Bayisilamu babizi, umunsi ufite agaciro gakomeye cyane kuko ni umunsi umwe mu minsi ibiri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko ari iminsi ibiri Umuyisilamu afiteho ibyishimo. Umunsi w'Eid hakaba hari umunsi w'Eid ntoya cyangwa se Fitri, nkuko mubibona twizihiza nyuma yo gusiburuka no gusoza igisibo gitagatifu cya Ramadan. Hanyuma hakabaho n'umunsi w'Eid nkuru cyangwa se Eid al-Adha, umunsi tuzizihiza mu minsi iri imbere nyuma y'igihe gitoya abahujaji barimo bamaze gukora hijja. Mu by'ukuri rero ni umunsi ukomeye ku Islam kubera ko ari umunsi aba yibukaho inema za Allah subhanahu wa ta'ala yadushoboje gusiba igisibo tukagisoza amahoro, ndetse harimo ibyiza byinshi mu gusoma Qur'ani, ibihagararo bitandukanye. Ni ukuvuga yuko ari umunsi ukomeye mu minsi ibiri intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaduhaye cyangwa se yatwigishije yo kwizihizaho ndetse no kwishimamo tutarengera imbago z'Imana subhanahu wa ta'ala. Naam, abayisilamu rero usanga kuri umunsi w'Eid bamwe namwe usanga rimwe na rimwe usanga mu byishimo no mu munezero, ugasanga bari kugomera Allah subhanahu wa ta'ala, bari mu byaha bitandukanye. Ni iki wabwira abayisilamu kuri umunsi w'Eid? Umuntu yakwishima gute? Ni iki yakora kuri uyu munsi kitamutandukanye na Allah subhanahu wa ta'ala, kitatuma agwa mu byaha no gukosa? Mbere na mbere ubundi iyo twizihiza umunsi mukuru nk'uyu nguyu, ni kimwe mu bigaragaza cyangwa se mu bitwereka yuko igisibo cyacu cya Ramadan cyagenze neza. Iyo Umuyisilamu asiburutse igisibo cya Ramadan agasiburukira mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala atishimira cyangwa se arengera imbago za Allah tabaraka wa ta'ala, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko cya gisibo avuyemo mu by'ukuri kitegeza cyakirwa, kubera ko igisibo impamvu nyamukuru Imana yagishyizeho ni ukugira ngo abantu barusheho gutinya Imana. Ni umwitozo mwiza rero ugaragaza yuko Umuyisilamu ashobora gutinya Imana no kubaho mu buzima bwiza bwo kwegereza Imana subhanahu wa ta'ala. Ariko iyo umuntu atinyutse agasiburuka ku kintu Imana yabujije, akongera agasubira kumera nka kwa kundi yari ameze mbere ko Ramadan yinjira, ni bigaragaza yuko Ramadan ikigeze yakira. By'ukuri nashishikariza abayisilamu ko iki gisibo twagize kitubera imbarutso yo kurushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala no kubaho gutyo muri ubwo buzima kubera ko birashoboka. Hari ikibazo n'abayisilamu bibaza, usanga rimwe n'abayisilamu bashaka kumenya ngo ni iki cyagaragaza ko igisibo cy'umuntu cyakiriwe, cyane ko tuzi ko ibada Allah subhanahu wa ta'ala niwe umenya ko zakiriwe cyangwa zitakiriwe. Ariko ni ikihe cyizere wahereza umuyisilamu? Ni gute yabona nyuma ya Ramadan uko yaba ameze, byaba bimeze bite byamuhereza icyizere cyo kugaragaza ko nibura ibada ye yakiriwe? By'ukuri ibyo byose narimaze kuvuga, iyo umuntu ashobora kwibuza ibyo kurya bye kandi ari ibyo kurya bya halal mu kwezi kwa Ramadan, akibuza kwegera umufasha we, umugore cyangwa se umugabo mu kwezi kwa Ramadan, kandi mu busanzwe ari ibintu bya halal n'ibindi Imana itubuza mu gisibo cya Ramadan, ni bigaragaza yuko na nyuma ya Ramadan bya bindi wakoze muri Ramadan na nyuma yaho birashoboka. Ubwo rero Umuyisilamu arushijeho ya nzira yari arimo muri Ramadan akayikomerezaho na nyuma ya Ramadan, ni ikigaragaza ko yasomo yakiriye. Ubwo rero bitandukanye n'ibyo ngibyo, umuntu agasubira muri bya bindi bye bya birakaza Allah, ni bigaragaza ko Ramadan ishobora kubitakira. Hari ikindi kibazo abayisilamu bibaza cyo ugasanga umuntu hari iminsi umuntu aba atarasibye ku mpamvu idini yemera, usanga nk'uburwayi n'ibindi bitandukanye, kandi hari no guherekeza iyi minsi ya Shawwal 6. Ese Umuyisilamu nyuma ya Ramadan ari uguherekeza no kwishyura, ni icyo agomba kubanza cyangwa se yabikora gute? Ni n'ibihe byiza iyi minsi y'ukwezi y'ukwezi kwa Shawwal ifite ku Muyisilamu? Wamubwira gute? Ni iki wamushishikariza kuri iyi minsi y'ukwezi kwa Shawwal? Mbere na mbere nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira yuko Umuyisilamu uzasiba ukwezi kwa Ramadan hanyuma akarenzaho iminsi 6 ya Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala azamwandikira ithawabu zingana
aho ubundi basibye umwaka wose basibye amezi 12. Bityo rero Shawwal nabwo ni ukwezi, kandi ukwezi nk'uko tubizi kugizwe n'iminsi 30 cyangwa se 29. Icyo gihe rero umuyisilamu afite ubwisanzure mu kwishyura ndetse no mu guherekeza. Iyo abishaka ahera mu kwishyura cyangwa se agahera mu guherekeza Ramadani. Ubwo rero n'ubwisanzure umuntu afite ashatse abisiba, asiba iyo minsi 6 bwa mbere cyangwa se agasiba ya minsi yishe ku mpamvu yagize zemewe n'amategeko, wayisiba ikurikiranye, wayisiba yitandukanye muri ya minsi 30. Umuyisilamu afite ubwisanzure buhagije mu gukora ibyo ngibyo ko ari bibi. Hari ikindi kibazo usanga abayisilamu badahereza agaciro ku kwishyura iminsi batasibye, ugasanga rimwe na rimwe subhanallah umuntu hari umunsi atasibye nyuma ya Ramadani nawe usibe. Ese ni izihe ngaruka ziri ku muntu udahereza agaciro kwishyura iminsi abatarasibye mu kwezi kwa Ramadani? Ingaruka nta zindi, ni uko iyo iminsi wariyemo muri Ramadani kubera impamvu runaka, Allah subhanahu wa ta'ala azayikubaraho kandi ntabwo uzabona ikindi kwishyura kugira uzaba wamaze kuva muri ubu buzima. Ideni rya Allah ni ideni yihutirwa kubera ko umuntu atazi umunsi n'isaha ashobora kugira muri ubu buzima. Bityo ni ngombwa kwikiranura no kwiyegera Imana subhanahu wa ta'ala, gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala mbere yuko tuva muri ubu buzima. Umunsi wa nyawo rero inama nziza nagira Islam wagize impamvu runaka yatumye ugasiba umunsi umwe cyangwa iminsi ingahe, nuko nyuma yo gusibura cyangwa se kwishyuriza umunsi w'Eid ari byiza ko ahita ahera ku ideni rya Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma sunna akazayikurikizaho. Ni izihe nama cyangwa izihe mpanuro wahereza buri Muslimu wese udukurikiranye kuri televiziyo yacu? Ni iki wamubwira nyuma yo kwezi kwa Ramadani wenda mu ncamake inshallah tugasoza inshallah? Inama nagira buri wese, ariko nanjye byanjye bihereyeho, nta yindi yaruta inama Allah subhanahu wa ta'ala yatugiriye Allah atubwira ati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aka kantu tugomba kukibandaho cyane. Allah aravuga ngo yemwe bemeramana twabategetse gusiba nk'uko twabitegetse ababanjirije. Ibyo ngibyo tubikora kugira ngo murushe gutinya Imana. Icyo nagira inama rero abantu nanjye nihereyo ntisize, nuko twarushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala, kandi ntidutinya Imana kubera ko ari Ramadani, ntidutinya Imana ku bihe runaka, dutinya Imana uyu munsi, dutinya Imana igihe cyose Imana iduhaye ubuzima n'umwuka wo guhumeka. Turushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala kubera ko iherezo ryiza rizagirwa n'abandi bagerageje gutinya Imana muri ubuzima. Naam Sheikh, barakallahu fikum. Allah kwishimira Eid Mubarak. TV3